dusuhuze bizera n'itorero rya Muhima. Ndababona noneho n'abamararungu baje, irungu tumaranye iminsi tutababona. Hobe kandi Yesu ashimwe. Ariko se mwari mwaragiye buriya uwabaza umwe ku cye giti yasubiza ngo yari yaragiye. Kera mama niwe nirukankaga murushije amaguru akambwira ati iruka genda, ariko hari icyo nzi ni kimwe, gashiga irakugarura. Mwarirutse mudiridiri imipaka murahuranya uturere murasimbuka, ariko gashiga dore yabagaruye. Muje kwenda iki? Ubu rero mwaje kandi munashaka guhita mwigendera rero. Oya, reka rero murebe icyabahejeje iyo. Ubu nta kunshika rwose. Ubu muranshikira he? Umva ko muzi kwiruka, ngahiruka ndabe umugani w'abantu, iruka ndebe. Uyu munsi ntabwo murabishobora kwiruka we. Yesu yakinze yakinze utuyira mwanyuragamo twose, impurizo mwaseseragamo, izuba rirenze yakubiseho ibifunguzo. Ahasigaye rero nimutuze, mwicare rero, nimwicare. Ndarambura amaso nkabona abizera b'itorero rya Muhima noneho barahari. Mwaje rwose, Imana ihabwa icyubahiro. Nukuri muranejeje, n'uwabareba byo nyine akihorera basi mwatahana ibyo ngibyo. Uyu munsi saa 8 amakorari yose abaririmbyi mwese hatabuze n'umwe, keretse uw'abayobozi barangura bati uyu umwihorere ntawe uhari kubera iyi mpamvu. Ariko amakorari yose uzi ko aririmba, akaba ari muri korari zakiriwe n'itorero, ari umuririmbyi. Noneho twumvikana, ndahamagara amazina, izina ku izina, korari kuri korari. Nta numwe nshaka kwabura. Ni mukanya rero, ni minota mike cyane, ntabwo ndongera kubatinza nka cyagiye. Ejo abagore n'abagabo, umugore n'umugabo we bicaranye ahangaha mu rusengero, zabasangemo. Uzi ko ari umugore akaba azi ko ari umugabo, we n'umugore we nzasange bicaranye aha mu rusengero. Pierre nibyo? Aha mu rusengero. Umugore ni iki? Uzi ko ari umugore, undi akaba ari umuki. Niba uzi ko uri umugore ufite n'umugabo, ukaba uri umugabo ufite umugore, ejo shorera shiraha mu rusengero. Shiraha mu rusengero rero. Akunda. Shorera shiraha mu rusengero. Gayo nguko. Maridi kuwa gatatu saa 10
bari kunyibutsa isaha saa 8. Ntabwo nagenda bivuga ejo, ntabwo ari saa 8, ni saa 7. Ejo saa 7, uyu munsi nuko saa 8. Ejo saa 7 umugore n'umugabo ahana, saa 7 zuzuye hano, kuko bo bagomba saa 7, kuko tuzaba turi gusana hashenywe n'intambara. Hari intambara imaze imyaka 20, hari imaze imyaka 30, hari intambara igishushe ari igitangira, ngira ngo ejo yo inizana tugora cyane. Intambara igitangira ibikeneye kwimara gahinda, intambara zishaje nazo ziragorana. Ariko ejo saa 7 hano mu rusengero, abasore n'inkumi saa 10 kuwa gatatu w'isabato, saa 10 uzi ko uri umusore, ukaba uzi ko uri inkumi utarashaka, hano mu rusengero. Hanyuma kuwa gatanu w'isabato uzi ko ari umukozi w'itorero wese, uzi ko afite icyo akora mu itorero, uzi ko afite inshingano mu itorero, yarabitorewe abashize ibiganza hejuru, kuva ku mwanditsi w'ishiryo ku isabato, umwanditsi wo mu mutwe mu gihande, abaririmbyi, abajiya bambaye wa mwambaro w'itorero w'ubushefu gide, abo bose ni bafite inshingano mu itorero, ntazabure n'umwe. Tuzahurira hano mu rusengero, ntabwo ndabisubiramo, ibyo birarangiye. Itangazo turarangije, asigasige kwishira mu bikorwa. Mukanya rero amakorari mwese turahurira hano, reka dukore ikituzana, hanyuma ibindi tubizaho mukanya. Tugiye kureba isomo rivuga ngo umuhanuzi wageragejwe. Umuhanuzi wageragejwe. Umuhanuzi wageragejwe. Wahuye n'ikigeragezo. Dufite inshingano zitandukanye mu itorero ry'Imana. Dufite ababwiriza, dufite abakuru b'itorero, dufite inshingano nyinshi sinakurirwa nzikurikirana. Dufite abapasitoro, dufite aboroje n'abakomeye, ariko kuba umuhanuzi ni ikibazo. Uyu muhanuzi witwa Ezekiel, wari umuhanuzi ukiri muto. Ntabwo yarakuze ngo abe yari umusaza nk'aba Yeremiya, nk'aba Yesaya n'abandi. Ni umuhanuzi wari ukiri muto. Muri icyo gihe bisa naho Imana yashaka gukoresha abahanuzi bakiri abasore. Igihe Danieli yari gukorera i Babuloni, Ezekiel yari yasigaye hariya mu basigaye batajanywe i Babuloni. Ezekiel rero arahanura nk'uko Uwiteka yari yamutegetse. Ariko umunsi umwe Ezekiel yahura n'ikibazo. Ararongora kuko yarakiri umusore. Kandi arobanura umukobwa mwiza mu Isirayeli, uwo yitaga mwiza utangaje. Amugejeje mu rugo, bakiri abageni. Ijambo ry'Uwiteka rimuzaho, Ezekiel haguruka ugende uje kubwira ubwoko bwanjye, babandu nita abo mu nzu y'abagome, genda ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuze ngo haguruka ugendere. Ezekiel akabwira Uwiteka, tumva Uwiteka nawe wingerageza. Urangeragereza iki? Wabona ute ko nasiga uyu mukobwa ahangaha? Ntabwo ureba uko asa? Namusiga aha nkagenda nde? Hari igihe Uwiteka nawe wiyenza. Waretse ubugeni bugashira,
waretse nkabanza ngishimana n'uyu mukobwa. Uwiteka abwira Ezekiyeli ati ndakwinginze Ezekiyeli, genda uburire ubwoko bwanje. Ezekiyeli ati nanje ndakwinginze Uwiteka, nanje ntabwo ndamusiga ahangaha. Namusiga hano nte ko ndava ahangaha, ko mbona abantu b'abasore bari kuza kudusura ahangaha, umenya nzasanga baranguye nabi. Ntabwo ndagenda. Hugiye yuko ntagenda rwose, kugeza ubwo Uwiteka mubwiye ati noneho Ezekiyeli, noneho ugiye kugenda rwose, ubuho noneho uragenda. Kandi ubwo wanze kubasanga iriya nagutumye, ngiye kubahamagara bazi wawe, ugiye kubabwirira hano iwawe mu rugo utavuye hano iwawe. Kandi icyo ndabanza gukora ni iki? Baraza bahurujwe no guhamba, nta kindi. Ubwo udashaka kugenda, wongeye kubahamagara baze bagusange hano. Kandi bagiye kuza baje gushingura, kandi uwo barashingura nta wundi, uwo wahozagaho amaso yagiye byarangiye. Nirwo rubanza naciye. Ngiye kugukiza ibisitaza, maze uhaguruke ugende ubwirize. Kandi dore nejo mu gitondo, ntugira ngo biratinda, nejo kandi uyu mukobwa wawe ngiye kumugukiza. Kandi icyo ndagusaba ni kimwe, ubwo aramaze kurambarara hasi, utwikire intumbiye neza, uhamagara utabazi baza bagutabara. Kandi wambara ikoti rya gihanuzi, kandi wisiga amavuta y'abahanuzi, kandi uri kumwenyura. Niwumva agahinda kagufashe ujuranihiramo imbere gusa, ntubigaragaze. Ndakwiyamye Ezekiyeli, agahinda nzi ko karakwica, ariko ndagutegetse ntuhangare kurira, ujuranihiramo imbere munda ntihagire ubyumva. Kandi bazakubaza bati none Ezekiyeli, kuyu mugeni yapfuye ukaba uri kwimwenyurira kuri guseka utambaye ibigunira, uzababwira uti uku niko umwami Uwiteka avuze ngo mugiye kuzababara kandi ntimuzabona uko murira. Ntabwo Ezekiyeli yarakibashije gusubiza inyuma ubuhanuzi bw'Uwiteka. Noneho niko byagenze. Umuhanuzi wageragejwe. Hirya yaho yamaze gushingura byarangiye. Ezekiyeli rero waje guraryama urukwigaragura ufite umugeni mu nzu, ngiye kugura indi tegeko, ngiye kubabara. Noneho ngiye kugutegeka, genda ufate ibigori, ufate n'ibishimbo, ufate n'ingano, ubicucume, ubivangire hamwe mu nkono imwe, kandi ubiteke muri rompuwe, aho bahurira, aho banyura bagiye mu isoko, mu nzira nyabagendwa, aho amayira ahurira, ucinjemo amashiga utekemo inkono yawe, uvangemo ibyo byose, kandi utekesha amabyi yabo. Aho baneye uyora amabyi yawe ari utekesha. Nuko rero iki nuko gitungure mu nkono, ibintu bibanukire. Bazakubaza bati yewe Ezekiyeli we, ibintu biki wakoze? Kandi reka nkubwire Ezekiyeli, uzababwira uti uku niko umwami Uwiteka avuze ngo kuko mwanze kumva mugiye kuzarira ibizira mu banyamahanga, ntawe uzabasha kubyibuza. Kandi Ezekiyeli atera hejuru ati ye baba we mwami Uwiteka ma, aho rero ntabwo ndabishobora, ntabwo nigeze kurya ibihumanye, none ayo mabyinda yayora nte? Ndabigenza nte? Yumvise kuboroga kwe, Uwiteka ati noneho ubwo uri kuboroga, genda uyore ibisheshe by'amase y'inka ari byitekesha. Kandi ibyo kurya nibisha mu kubirya uzajura rya duke duke, kuko uzabirya uryamye, kandi uzaryama iminsi 300, kandi uzaryamira uruhande rumwe ntugahindukire.
Mbese wakwifuza kuba umuhanuzi? Benshi muri iki gihe bashaka ko abahanuzi, kuko abahanuzi bo muri iki gihe ni agafaranga. Kuko arahanura mu ntoke ze bagashiramo ibikoroto. Oya, umuhanuzi nyawe nta mafaranga abona, ahubwo abona amakuba. Nshuti nkunda, uyu muhanuzi mureba yarageragejwe, kandi inzira yanyuzemo niyo turasabwa kunyuramo natwe munsi. Ezekiel 37 niho ngeze. Natangire mu gice cya mbere ndazamuka ngeze muri 37. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Ezekiel 37 murongo wa mbere. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka. Uho noneho yarasigaye arumva cyane. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyuzuyemo amagufa. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho aramanura aransohokana ndi muri mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyuzuyemo amagufa. Anzengurukana aho yakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi aya magufa yari yumye rwose. Ni magufa yumye, kandi aya magufa arambaza ati, mwana w'umuntu we, mbese aya magufa ureba ashobora kongera kubaho? Aya magufa ureba bakongera bakaba abantu? Aya magufa ureba bakongera bakaba abantu? Ezekiel yasubije Uwiteka ijambo ritangaje, arabwira tumva, nta mwana w'umuntu wahangara kubimenya, ibyo ni wowe ubizi wenyine Mana. Ngewe uko ndeba aya magufa yumye atya ntabwo byoroshye. Ezekiel yashubije afite kwiheba. Ikibazo yarabajijwe cyari ikibazo kitoroshye. Aho yandebere nawe aya magufa uko yareba yumye, yabasha kongera kubaho aba bantu? Ezekiel asubiza n'ijwi ryumvikana ati, mwami Uwiteka ni wowe ubizi, nawe njewe ntacyo navuga kuri aya magufa. Uwiteka aramubwira ati, Ezekiel ngiye kugutuma rero kuri aya magufa, ni wowe urayabwiriza, ni wowe urahanurira aya magufa ngo yumve. Aya magufa rero akeneye amagambo avuye mu kanwa kawe Ezekiel. Ikibwirizo ugiye kubwiriza nacyo ngiye kukiguha. Genda uyabwira uti, yemwe mwa magufa yumye mwe we, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Nshuti nkunda, ndashaka kubaza gutekereza kuri Ezekiel. Wagushira imbere y'amagufa, ikibwirizo wategura uko cyaba kimeze.
amagufa yuzuye mu ntebe, amagufa yuzuye muri iki kibaya. Iki kibaya Ezekiyeli arebamo ahagaze imbere y'amagufa yumye, kandi ntabwo yari amagufa abiri, za tatu, yari menshi cyane. Bibiliya iravuze ngo muri icyo kibaya, reka nibwira ko icyo kibaya cyari kiruta ubunini uru rusengero rwanyu. Ntabwo hano wahita ikibaya, cyari ikibaya kinini, amahegitari menshi cyane, kandi yuzuyemo amagufa yumye. Ntabwo Bibiliya itubwira igihe aba bantu bapfiriye, icyo twerekwa ni aya magufa gusa. Kandi ntabwo babasha kumenya ko igufa ari umugabo cyangwa ari umugore, ni amagufa gusa, akindi. Noneho rero yahanurire, uyabwira uti nimwumve mwa magufa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Kandi ubwo Ezekiyeli nta matwi ari kubona. None ndavuga tumva, ubwo bafite amatwi barabasha kumva. None se igufa rifite ugutwi? Ariko ubwo rigiye guhanurirwa, wabona igufa rirumva kuko ubuhanuzi bugiye gusohora. Ezekiyeli rero ahabwa iki kibwirizo ngo genda ubwire aya magufa uti mumva yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Kuko Uwiteka umwami aravuze ngo, kuko umwami Uwiteka avuze ngo, ukuri k'umwami avuga ngo mwa magufa mwe, dore ngiye kubashira mu mwuka mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashire mu mwuka, mubone kumenya yuko ndi Uwiteka Imana, ndi Imana yanyu. Dusubire inyuma twumve Bibiliya icyo ishaka kutubwira. Iki ni igihe Imana ikeneye abagabo nka Ezekiyeli, abagabo bujuje ibyangombwa, abagabo bagiye gutumwa mu magufa yumye. Icyo Ezekiyeli afite icyambere, yafashwe, yamanutse, yaje afashwe, yejejwe, ukuboko k'Uwiteka kwamugezeho. Imana ikeneye abagabo bagezweho n'ukuboko k'Uwiteka kubafashe, kubakomeje. Kandi nari mu mwuka, Imana ikeneye abagabo n'abagore bafite umwuka wayo ngo babashe kubwiriza amagufa yumye. Ntabwo Imana izatuma amagufa ku yandi magufa. Ibyo mubyumve neza nshuti zanjye. Ntabwo Imana izafata igufa ngibwire igufa ngumva wagufa wegenda ubwira yandi magufa. Ya soma Bibiliya wumve. Ahubwo iratuma abagabo yafashe ukuboko, kandi ukuboko k'Uwiteka kwageze ku muntu. Uyu muntu ahabwa imbaraga ya Mwuka Wera, kandi ahabwa ubutumwa bwumvikana. Maze Ezekiyeli ati mpanura uko Uwiteka yantumye. Ntabwo amagufa azazuka aruka hamagawe nandi magufa. Oya, hazaboneka abagabo n'abagore bafite imbaraga y'ijuru, bafite Mwuka Wera, kandi bari guhanura ngo uko Uwiteka yabatumye. Ntabwo Imana ikeneye bwa butumwa bwa mwene mama, bwa mubyara wawe, bwa boss. Ubwo boss arimo ndabwiriza ibyo kumunezeza. Ahubwo nabahanura uko Uwiteka yabatumye. Umva uko Ezekiyeli avuga, nuko mpanura uko Uwiteka yantumye. Ndi ku murongo wa 7. Nuko mpanura uko nategetswe, nuko mpanura uko nategetswe. Ezekiyeli ntabwo yahinduye imvugo. Amagufa yayise amagufa. Ntabwo yavuze ngo yemwe bana b'Imana, nshuti z'Imana, mwabataha juru mwe, ijuru ni iryanyu, dore mumaze ibyumweru mutagera hano, cyakora mwagize akazi kenshi, munari abana b'Imana.
oya yabise amagufa. Kandi muri iki gitondo wakwita igufa uburakari bwaza. Icyakugize igufa sinkizi. Kandi ayo magufa yari yuzuye muri iki kibaya. Bibiliya yanjye irambwira ngo Ezekiyeli arahanura ngo yemwe mwamagufa mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka asezeranira amagufa. Mwamagufa mwe we nimwumve, Uwiteka aravuze ngo agiye kubateraho imitsi, abakwizeho inyama, abatwikiriza uruhu. Maze mpanura uko nategetswe n'Uwiteka. Ngihanura. Ezekiyeli aravuze ngo ngihanura, ntabwo yahagaritse guhanura, ahubwo ngihanura habaho guhinda, boni isi iratigita, noneho amagufa araterana, igufa risanga irindi gufa ryaryo. Aya magufa ashobora kuba yari ari kumva. Nuko ngihanura nkibwira ya magufa, mbona habayeho kunyeganyega, ikibaya kiranyeganyega. Nuko mbona igufa risanze irindi gufa risanga ryene waryo. Maze amagufa abaraje, maze amagufa abarateranye, maze amagufa aregerana, igufa risanga ryene waryo. Ngaya magufa yateranye, gufa ryasanze irindi. Amagufa yicaye akurikije uko agomba kwicara. Igufa risanga irindi ryene waryo kugeza niryagiye ku mucaca hejuru, ntihagire risigara. Maze ayo magufa maze kwegerana, andi masezerano abaho. Aya magufa nta yindi nshingano wayaha. Cyo gituma usanga bidukomereye cyane. Igufa ryo muri korari ryasanze irindi ryo muri korari, igufa ry'idiyakoni ryasanze irindi ry'idiyakoni, igufa ry'irije ryasanze irindi rije. Ariko ari amagufa. Amagufa yumye, mu bitekerezo yarumye, mu mubiri hose arumye, nta byiringiro agira ayo magufa. Igufa rihuye n'irindi gufa rero nta mahoro araboneka. Igufa rikuramukije, igufa ryagusuye, igufa ryakuririmbiye. Abapasitoro bari gusezeranya amagufa, igufa risezeranye n'irindi. Abakuru b'itorero bamaze kuriranga, henga ayo magufa amarana amezi abiri gusa, wumva ibyo amaze kugeraho, azaguhe raporo. Amagufa asanga yandi magufa yene wabo, igufa risanga ryene waryo, maze amagufa amaze kwegerana, amagufa yere mvise ubuhanuzi bw'Uwiteka, amagufa arasangana, amagufa aregerana, igufa risanga irindi, iryo kukaguru rija kukaguru, iryo kukaboko rija kukaboko, iryo kugahanga rija kugahanga, iryo kumano rija kumano. Amagufa rirambura abaho ngaho. Uwiteka aramburaho imitsi, aramburaho imitsi, imitsi y'urutirigongo, iyo ku maboko, iyo ku maguru, iyo mu mutwe, imitsi yo hose 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 hose. Arongera atwikirizaho inyama. Amaze gutwikirizaho inyama, atwikirizaho uruhu. Uruhu rumaze kuhagera, hahinduka ikindi kintu. Ezekiyeli yavuze amagambo atangaje hari ati, nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi iratigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje, mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa n'uruhu. Ijambo ribabaje ariko
nta mwuka wari uzirimo. Bibiliya zanyu zivuze ngo nibyo? Zari ziraho, noneho amagufa arahindutse, ntakiri amagufa, noneho zibaye intumbi zibyibushe, zifite inyama, zifite n'uruhu rwiza, uruhu rwiza rumeze neza, ariko ntizigira umwuka w'Imana. Muri iki gihe ubu buhanuzi bwa Ezekiyeli niho bugaragara neza muri iki gihe cyacu, aho twageze mu itorero twarabaye amagufa, twaragongoranye, twarashize. Uwiteka akaduteraho imitsi, akaduteraho inyama, akatwigisha kurya neza. Yemwe hano bari kurya sezame, bari kubigisha imirire myiza, imyambarire myiza, kwiyuhagira neza, gufata umubiri neza, igikoma cya mu gitondo, amatunda, imboga, byangombwa, barabyibushe, bafite uruhu rwiza, ariko ntibagira umwuka w'Imana. Izi ntumbi noneho zo ntizishobora no kumva. Amagufa yarafite amahirwe yo kumva, ariko nshuti zanjye, izi ntumbi zo, izi ntumbi Ezekiyeli areba, ntabwo zari zishoboye, ntabwo zari zishoboye kumva. Hari hakenewe ubutabazi budaturutse ahandi ahari hose keretse ku Mana. Izi ntumbi nta no kwinyagambura, noneho birarangiye. Yasomo ryo mu Byahishwe ngo wibwira kuriho utazi kuri intumbi. Intumbi ntiyumva umubabaro, intumbi ntiyumva agahinda, intumbi iraho ifite ibiro byinshi, iraremereye, ariko ntizi ko ari intumbi rwose. Noneho mwana w'umuntu, nzi yuko izi ntumbi zitabasha kumva, noneho niwo usigaranye umurimo. Hanurira umuyaga, noneho hamagara umuyaga, hamagara umwuka, aze mu mirambo, aze mu ntumbi zibone kubaho. Imana ikeneye abagabo n'abagore bazi guhamagara imbaraga ya Mwuka Wera ngize mu ntumbi zizuke. Bigisha, baririmbye, babwiriza, mukeneye kuzuza ibyangombwa. Kuko k'Uwiteka kutabariho, ntabwo muzavuga ukuri kw'Imana nguko kuri. Mutari mu mbaraga ya Mwuka Wera, aya magufa ntimuzayateranya, muzavuga amagambo y'ikinyabupfura, amagambo yo kunoza urugendo gusa, amagambo asesereza ku bintu binejeje, amagambo atagira uwakanga. Bizera bana b'Imana, muragahirwa n'Imana, ijuru ni ryanyu, murenda kugenda bidatinze. Yemwe kugaruka kwa Yesu ni iki? Ngaho musubize twumve. Kugaruka kwa Yesu ni iki yemwe? Mbese ni hame ridakuka ni iki? Mifemo. Uri kumva batabizi se? Uri kumva hari icyo batazi? Ubwo ijuru si ryabo se? Twahamagara kugaragaza itandukaniro rwose, ariko se iki kinyuranyo muracerekana mu mibereho cyangwa na karimi? Kugaruka kwa Yesu ni hame koko ridakuka, ariko se ubwazaza murabihamya ni ukuri koko, ntabwo ari akarimi. Nshuti nkunda, iki gihe gikeneye abagabo n'abagore bafite imbaraga ya Mwuka Wera ngo bazure amagufa asubire mu mwuka. Iki si igihe cyo gushesha abantu tubabwira amagambo yo kubanoza gusa, si igihe cyo kubaka ubushuti butagiye mu ijuru. Iki si igihe cyo gutanga ruswa mu by'umwuka ngo noneho abantu batikanga. Iki ni igihe cyo kubabwiza ukuri. Ezekiyeli yahanuriye amagufa, ayabwira uko Uwiteka yamubwiye. Nshuti nsanzwe, nshuti nkunda, dukwiriye kuvuga uko Uwiteka tubwiye. Maze mpanura uko Uwiteka yantegetse nanone. Gihanura aho guhinda k'umuyaga,
maze umuyaga uraza uza muri za ntumbi, zirahaguruka ziba nzima. Maze mpanura, arambwira ati hanura umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku ni kumwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine by'iyi si, maze uhuhe muri iyi mirambo. Ngwino uhuhe mu mirambo kugira ngo ibeho. Mwuka, ngwino uhuhe mu mirambo kugira ngo imirambo ishobore kubaho. Nshuti nkunda, nta kindi kizakiza imirambo keretse Mwuka w'Imana niwe uguhe guhuha muri iyi mirambo ngo ibashe kubaho. Maze mpanura uko nategetswe, maze umwuka uyinjiramo. Umwuka uyinjiramo, nuko iyo mirambo noneho ibaho, ibibayeho, ibigize ubuzima, itangira kunyeganyega, maze biremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, aya magufa wumva nakubwiye ni ab'inzu y'Abisirayeli. Niba bumye, niba bagenda bavuga bati dore amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu byaraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye kubakura mu bituro byanyu. Umuntu wese afite igituro arimo. Hari abari mu bituro by'ubwoko, hari abari mu bituro by'ubukene, hari abari mu bituro by'amagambo, hari abari mu bituro by'inzangano, hari abari mu bituro by'ubwibone, hari abari mu bituro by'uturere, hari abari mu bituro by'idini, hari abari mu bituro by'amakorari, hari abari mu bituro by'inshingano. Umuntu wese afite igituro cyamubujije kwakira imbaraga ya Mwuka Wera. Uwiteka agiye kubakura mu bituro byanyu. Uwiteka agiye kudukura mu bituro twahezemo byatubujije kwemera Imana nk'umukiza wacu, kugeza igihe igituro cy'idini kikubuza kwakira Yesu, igituro cy'inshingano, igituro cy'akarere ukomokamo, igituro cy'amashuri wize. Nshuti, ibituro bimaze kugwira byagushije abana b'Imana. Igituro cy'ubucuruzi, igituro cy'amafaranga, igituro cy'ubukene, igituro cy'imyenda. Umuntu wese afite igituro kimuhejeje munsi y'Imana. Ibyo bituro rero, igituro cy'ubwibone, igituro cyo kwishira hejuru, igituro cy'ubugome, igituro cy'ubugugu. Narebye kuri raporo yayo. Pasoro sinzi ukuntu raporo zamucitse, mba ndarebye ku meza, nuko ndareba nsanga abizera 2,200 2,200 ngo abatanze icya-10 ni abantu 21%. 2,200 by'abizera n'amagana ageretseho. Ngo abatanze ikiragira 10 barambuye intoke zabo, banditswe muri resi ngo ni abantu 400 ngo na 70 ingahe. Abantu 1,700 bo bibereye mu itorero bameze nk'indege ya. Izi ndege ya kwa badogiteri bahari,
noneho bize kubaga ngo bakureho indegeya. Izi ndegeya mwazihaye muganga akazica rwose. Ururegeya harya indegeya murazizi? Ururegeya ni urutoki rwa kangahe? Muri gahunda y'Imana ikiganza cyahawe indoki zingahe? Nubwo ari ngufi ariko nizo. Umuntu umwe yarambwiye ati ariko uziko intoki zawe ari ngufi? Ni ngufi ase burya? Ati cyane birakabije rwose. Gizani zawe turebe. Izawe zifite ingingo zingahe? Zifite ingingo zingahe? Pie. Intoki zawe zifite ingingo zingahe? N'eshatu. Ko nanje ari eshatu. Ndamureba ndizana turebe bari ingingo zigize urutoki rwawe ni zingahe? Tuzi ko ari eshatu. None se nagize ngo izawe ziragira ingingo esheshatu. Ikiganza cyagenewe intoki eshanu, hanyuma ibyago bikavuka hakaza ururegeya. Urutoki rwa kangahe? Urutoki rwa gatandatu. Wishe gahunda. Uru rutoki rero rwa gatandatu mu mirimo yose uzakora, mu mirimo yose uzagenza ute? Uru ruregeya ntacyo ruzakora. N'igihe uzaba uri kuyora amazi ngo ukarabe, ururegeya nta kindi ruzakora kiretse kubangamira guterura amazi ngo ukarabe. Uru ruregeya ntabwo ruzazana amazi. Igihe uzaba uri guhata ibirayi ufashe icyuma, uru ruregeya ruzaba rwirebeye nk'ahari hirya. Gori rwasimbirimo. Ariko uzarebe ururegeya iyo ruri kunyunyusa rero niko ruryaga mbere. Kuko nta kazi rwakoze rwibereye ruca ruri kwirira gusa. Ruba rurusirimu rwose. Uzarebe n'urwara rw'ururegeya ntirugira itaka. Nta itaka ryagiyemo kugira rute. Rwibereye aho ngaho. Izi ndegeya ziri hano iwanyu. Indegeya 1900. Ariko indegeya ngo ziraba nyinshi gaye. Bega indegeya. Ariko Muhima, iyi Muhima mureba. None tribine are ndi guhenge ziriya ku mucaca. Ngabariya bihangane ntabwo ari mwe ndegeya. Indegeya zatangiye kwicara hano imbere, zatumye muticara hano imbere. Kamabwire nshuti nkunda, nta kintu kibabaza nko kubona urusengero rwuzuye imbura mumaro, imbura mukoro, imbura kimazi, imyanya ikuzura. Bati nyemwe n'ibihumbi bingahe Muhima? N'ibihumbi 2. Mu bahurugero mukurikije ibihumbi bingahe? 2. Maze babandi 400 bakikorera imirimo y'indegeya zose, bakanga bagatsindwa kuko indegeya zikurura zimanura ndizizamura. Ukemera ukaba indegeya mu itorero, ukemera ukaba imbura mumaro mu itorero. Ku Muhima bari kugororera basaruye umukecuru uri kugendera ku kibando yaje hano imbere aje guca urubanza. Yaje gucira urubanza abantu bicaye mu iri teraniro kugira ngo yurure hariya hari hake tugafata. Nyabuna mureke azamu. Ai sendege yawe kandi nyirandegeya. Ukaba indegeya mu itorero ntaco bikubwiye. Nibubaka ejo ntugamye imvura hano, ya mvura je yose yansanza nicaya. Nabonye filime yarira
mufite akazi baga
guhengeza ntabwo namara icyumweru hano ntari nahengeza ngo menye imiterere yanyu. Ubu noneho kumbesha byabagora. Ariko umenya harimo n'impunzi da. Aba nabizerara. Oye, aba nabizera. Ibi ni byabihumbi 2. Ibi ni byabihumbi 2. Ibi bihumbi 2. Ibi bihumbi 2. Wowe ubirebye ntiwagira icyizere. Ibi bihumbi 2 byisize amavuta byose byakarabye. Ibihumbi 2 byose byambaye inkweto. Izi si inkweto ra. Izi ntabwo ari inkweto. Ubu se hari utashokoje muri abo? Uwabakuramo imipira gusa agakuramo inkweto zonyine zakuzuzura urusengero. Ukinze hari uti mwese ibirenge gusa. Asigaye mugashiraho abacuruzi bacuruza inkweto. Pierre, izi nkweto ntabwo zakuzuzura urusengero. Izi nkweto izi nkweto izi ngizi izi nkweto ntabwo zakuzuza uru rusengero. Izi nkweto uwazikuramo zikaba 10 cy'uku kwezi ntabwo mwatsinda urugero. Nigeze kubwira abantu b'Imana hari Nyamirambo, nababwira nti ku munsi w'isabato uwavuga ko urugero ari imigati mwaraye muguze nimugoroba, maze inyanya mwaguze, amapapayi n'amatunda, imigati n'ubuki byose mukikorera mukarunda ha mu rusengero, bagashiraho buranjoro y'itorero, alimentation y'itorero bakagurisha. Itorero ryarara rikize rwose. Uwafungira hariya Nyamirambo, agafungira hariya aha ku Muhima, agafunga ati mwihangane dore umubwiriza agiye kugenda n'amaguru, asubire waba n'amaguru, namwe muje mu ngo zanyu n'amaguru, hanyuma dushaka abakiriya. Bibi bibando mugendera aha ngaha. Iri torero ntabwo ryagera ku rugero. Habaye urukundo mvajuru, twese tugataha n'amaki. Jewe ndi kubona iri torero ryarara ritsinze ngewe. Ubwo se ndi kubesha? Ubwire amagufa yumye uti nimwumve ijambo ryande, urahangara ukabigufa ryumye, ubuhanuzi bugatambuka ndiwumve, ubuhanuzi bugatambuka ndiwumve, ubuhanuzi bugatambuka ndiwumve, ukumira muri Kigali ahubwo murashira mu gaciro. Inzu ayinzu cha ayo umutekano, urupapuro rwaraye runsanza ngo umutekano bawongeje. Umuki ngo ni 1000 cy'umutekano ngo babongeje. Narindi gusoma nyine uko bagiye barogeza. Umuturage ni 1000 cyazamutse, akabutike akaburanjori ni 2000, uruganda, urusengero, amafarumasi manini, amadepo ni 5000. None ushobora kuba ufite urugo, ufite depo, ufite farumasi no ku rusengero, noneho no ku ishuri. Umwana ntabwo ariga mu kigo cy'abashenzi. Umwana wa naka niko umugore akakuraza kugira ati umwana wanje ariga mu kigo cy'abashenzi, ariga mu kigo cy'abashenzi kubera iki? Kwa Pierre bandusha ikigewe. Umwana wanje nawe araja muri kira kigo cyitwa ngo iki? Ntabwo nzizina.
arajya muri Green Hills arajyamo araja muri Green Hills kandi ntabwo azataha nk'abana b'abashenzi nawe azataha mu modoka nk'abana b'abagabo. Urashaka kuba umugabo uzarimbuka? Utwana dutoya twariho tuganira, bamwe biga mu kigo gikomeye abandi mucoroheje. Abana bavuganye ijambo ryantangaje sinzi aho barikuye. Bamwe atumva nubwo tudahuriye mu kigo cy'ishuri, umunsi twarangije twese tuzahurira mu kigo cy'amahirwe tuzareba. Ikigo cy'ishuri ntabwo ari ikigo cy'amahirwe. Ibyo mu byihorere. Maze paritse aha mwiza ngahe? Mwize hehe? Yamwihembaga mu bibabi. Ndabyibuka mama ari kumvunyikira ibiryo. Giye kwiga kuri ahitwa kuri Rwebeya, ni ikigo cyari kiri kure y'iwacu. Badupfunyikiraga mu bibonobono amababi. Hari igihe mama yamfunyikiraga amamera amasaka, ati mwana wanje ugenda urahekenya mu nzira. Hari igihe nirirwaga amasaka y'abaturage, inzara ikangubitira ku ishuri. Asigaye hari aho twitaga muri Verube. Twajaga muri Verube. Twahitaga Verube kuvungirira. Twajaga muri Verube mvungirira. Konjigero Verube kuvungirira kwa kuja mu masaka yumye y'abaturage, ukagira ucukuzuza urushi ugaterera mu kanwa. Twize muri Verube kuvungirira. Twatunzwe n'amasaka. Uwiteka ati nonjeje abana ndabarera bamaze gukura, bageze bate barangomera. Kuba muri Kigali biragusaba kuba ufite bije itandukanye niyo mu cyaro. Kuba Kigali no kugira inkweto zihanaguye, kuba Kigali no kuba mu nzu nziza, kuba Kigali no gukaraboga kanoga, kuba Kigali ntabwo ugomba kugira amenyo ari misombe. Gomba kuba ufite brush yo koza iki amenyo kudaseka mu mujyi watiza imboga uzizanye. Kuzanye imboga mu mujyi ukazizana mu menyo. Byantangaza mbonye umuntu w'Kigali afite imboga mu menyo. Namubaza nti si Kigali kuba weyo ugomba kufite uburoso. Kwebwe wacu abaturage biriraga ibivuzo n'ibiteri kigene. Agaseka harimo n'itaka rwose. Ibikarangira. Kuko bose bafite itaka mu menyo nta kibazo. Ariko ibyo ntiwabyigisha ngo nibagira itaka, ubigisha kuri kuramo. Kuba Kigali biragusaba ubusirimu kandi ubusirimu burahenda. Ubusirimu wagize ngo upfa kubugeraho burahenda. Niba ushaka guhendwa n'ubusirimu ngwini Kigali. Ubusirimu bugomba amafaranga. Ubusirimu buragusaba bije. Kandi kuba umusirimu n'inzu atari yawe. Ejo mu gitondo batumva are ukwezi nto kwashize kiravuba. Uri hehe? Gango tata. Iyi nzu si na yarangoye. Yararuhije uzubaka yawe muri Kigali. Pereza rero. Ahubwo twayizamuye. Hari umwe nasanze bayizamuye bateganije nuramukuramo. Uzika inzu zanyu baje bazikodesha mu Kizirimo. Nyirinza akakwandikira ati oya ndasubira nibyanje nawe shaka ahandi utaha. Ibyo byose noneho ni Imana. Umva abana bati Faranka, umudamu ati igira bwangu muzehe faranga, amavuta yashize dore amacupa ngari kandi sayo kwisiga gusa nayo guteka ntayo, kandi n'inyanya zashize, kandi ukiraho utereka nze telefone numve. Batumva noneho rero konte yawe kuri telefone nta kintu kirimo, ntabwo gihamagaye. Nuko rero ukiraho ukumva baraguhamagaye, nyirinza tumva mu gitondo kare saa moya nsanje amafaranga aho ngaho, umpereze borudero mbone ko wagejeje kuri konte. Ukiri muri ibyo ku isabato wahinguka hano Pierre tumva mwese amafaranga hanga.
mwese hadasigaye n'umwe muzane amafaranga dukora umurimo w'Imana. Mwese are karambizi korari Pierre yakunamuka korari ti mwese ko turaje Burundi mwese amafaranga hari. Ibyisi byose bikagukuba reka ngubwire. Ibyo ngibyo nta gihe na kimwe bizatudohorera. Ha na kimwe nta pansiyo bizaguha keretse igituro gusa. Umunsi wagiye mu gituro ntuzaba uruhutse ibyo byose. Naho igihe cyose ukiriho wibindegeya. Kwitwa umunyamuryango w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi nukuzuza ibyangombwa bagusaba. Niba ubinaniwe irembo rirakinguye. Hari abahoze bari kurarika. Ariya numvise idini rivuga ngo twebwe ntidusaba amaturo nta cacumi kuko bazi kiringirira isaba gicacumi niki n'amaturo ja muri iryo rafiki yangu. Ugi wambara agakanzu n'akagofero hariya bongo na abanyamahoro ihute ariko nabo uzababona. Na Satani ntapfusha ubusa ibintu bye. No kuba kwa Satani nawe gusaba amafaranga ni usaba menshi. Icupa rya byeri nangahe, irya mitsingi nangahe, ipaki y'itabi nangahe, indaya wayihangahe, indaya wayihangahe. Indaya si wapfa kuyigira muzu nta mafaranga. Imana isaba amafaranga na Satani asaba make. Ni dini rya Satani ntiwariba mutafite amafaranga. Ute wa Satani waba yuko utagira amafaranga. Idini rye ntiwarishobora. Nawe akeneye amafaranga kuko abamwizeye bagomba amafaranga kubafasha mu byaha byabo. Ntiwashobora no kuba kwa Satani udatanze amafaranga. Aho waje hose nshuti yanje wahasanga icyo n'urugo ruzagusaba amafaranga. N'urugo nirurorera nawe ubwawe uzayisaba. Ntabwo Kigali uzayibamo n'amafaranga uyihaye. Utese arigiri hafi no kunanirana. Ntabwo umuturage wese azapfa kwibera muri Kigali. Hengi komeze izamura ama etage. Hano haruguru nahabonaga ngo ubu ni ibyondo gusa. Abari bahari bagiye. Reka mbabwire rero iri nitangazo ribareba. Bacamigani w'umwami ngo yaciye imigani umwami agira ibibazo ndiyasinzira. Adasinziriye imigani y'agacamigani birashize. Ishize arahora. Umwami ati kutakivuga ati Nyagasani imigani kiri gushira ati niko kazi wasabye ko imigani imigani ni wanga baguca igihanga. Umugabo ati neko hasigaye umugani umwe ko ntarawugucira. Umwami ati nagutegetse guca imigani. Nuwo umwe wasigaye wumbwire. Ati Nyagasani rero ubwo ushaka kugira ngo munyice atereka ngubwire Nyagasani rero nawe. Ururiye abandi. Buriya rero hari abantu batareba gubuhanuzi. Ururiye abandi. Buriya ugeraga haruguru sinabonye ejo bundi bari gucamo inkwi. Nasanze abandi bari gutoragura inkwi, bari kuzuza imitwaro bagataha. Bari gutunda inkwi mu mujyi wa Kigali. Ururiye abandi. None niba baratunze inkwi zira haruguru umuhanda. Izo musi yawo zizabaho iteka. Ururiye abandi nawe Nyagasani ntabwo rukwibagiwe. Nguko uko Imana ituma umuhanuzi ngo abwire abizera abahungu n'abakobwa b'Imana muri iki gihe bagomba kubwirwa amagambo y'ukuri bagahinduka cyangwa bakarorera. Kuko igihe kizagera ubwo azavuga batayiwe abayobozi ndo mwatubwiye rwose ntabwo mwatubwiye iby'iki gihe mwatubwiraga ibintu mu byoroheje mwatubwiraga ko ntacyo bitwaye mwatubwiraga ko ari amahoro none amahoro mwatubwiye cyo n'umuyaduhe. Abatambyi b'i Yerusalemu bahuye n'akaga bamaze kwica Yesu ngo baraye bamwisha iryo joro. Hari ibihumbi n'ibihumbi by'abarwayi baturutse mu bihugu by'amahanga baje gushaka muganga mukuru uvura. Basanga ku cyumweru umukiza baraye bamwishe ntawuhari. Barambika imirambo n'inkomere
bazirambika Yerusalemu ngo abatambye bikoreye amaboko ngo ayiwe ngo wamutugarurira umunsi umwe aho nyine ngo wenda akazura abangaba wenda agakiza buyu munsi ngo barabavumye kugeza igihe nabo ubwabo bivuma batumva twishuta zabura kudukoraho. Abaroma 13 ndashoje. Abaroma 13 murongo wa 10. Abaroma igice cya 13 murongo wa 10. Nuko muje mugenza mutyo kuko muzi uko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Igihe cyo kuzuka tukava mu rupfu kirageze. Kwitwa umudivantiste utari umudivantiste igihe cyo kubivamo kirageze. Kwitwa umwizera utariwe igihe cy'ibyo kirageze ngo tubivemo. Yesaya yabajije Uwiteka ati Uwiteka twamaze mu byaha igihe kirekire, ahari no gukizwa ntabwo tuzi ko tuzakizwa. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo ngo gusa n'uwakijijwe kandi utarakijijwe ntabwo bisa no kuzimira, ahubwo no kuzimira burundu. Muve mu mihango, muve mu mafuti, igihe cyo kweza cyageze. Shaka kumva niyumve, udashaka genza ati arorere. Ntabwo Imana ifite ubukene bw'amafaranga yayo. Ayahe si munafite. Ntabwo Imana ikeneye bwa busabusa bwayo, ikeneye imitima yayo. Haravuga ngo none ngo Imana ngo isanga ishaka amafaranga, ngo Imana isaba amafaranga. Ubundi kugira ngo Kigali nimwe mwayibanjemo, habayitangije babayitaka. Nimwe se mwayitangiye mwaciye imihanda. Ubu buzu bushaje n'umuzi ko hari ababwubatse. Ubu mwashakaje amabuye mu wanyaho muri kwehisha. Inzu y'umugabo ifite amabuye 60 hejuru, imisumari yarashize, amabati afashwe n'amabuye n'ibibaho n'ibipine. Haraho ngera ariko nguyu ari mu nzu kweli. Uyu nawe ari muri Kigali. Ubahemba Kigali. Iyo badusanze iri iwacu ko tutagweruka ahantu mba Kigali n'amafiyeri me na hari mu nzu ishakajwe n'ibipine. Mba Kigali avundi jewe mba Kigali. Yahinduye imvugo ariko henga nzaze ngusura wenyine. Hari mu kazu kagafuka akadeyi, ariko tudeyi turabamaze inarije kamere. Ntabwo Imana rero ikeneye utwo dufuka, ikeneye kubakuramo ikabajyana mu ijuru. Irashaka kutuvana muri aya mafuti yo hasanga. Umuyaga urahuha, imvura ikagwa ikakunyagirira hanze, ayiwe none irabitembana byose. Umufata iryo bati, uzana irindi buye, uzana ikindi gipine, urambikira hejuru, ayiwe no biramanutse byose we, ubwo suri mu nzu. Noneho rero Imana iri gushaka amafaranga yacu. Ufite iki? Kimana ikeneye n'umutima wawe. Ikeneye wa mutima wawe. Uko watanga utanze ngukuri. Ntabwo Imana izagusaba miliyoni, gusaba miliyoni 10. Izi kukennye kandi ibiganza bifunze nta kizabiha. Umukecuru wari urimo imyenda, umugabo yarapfuye asize imyenda, yarimo imyenda ya banki, amaze gusinzira ingwate baza kuyifata. Are
Madam mugabo are dore amasezerano ingwate shorera aba bahungu bawe nibo ngwate tugiye kubajana iwe aririra umuhanuzi ati muhanuzi we ati barabajanya we ati umuhanuzi mugenzi wawe yapfuye ari imyenda none rero abahungu banje barabajanye ngiye kusigara nje nyine umuhanuzi avuze ati ufite iki mu rugo rwawe harimo iki atumva nta kintu kiriyo harimo agacupa karimo amavuta make cyane umuhanuzi atumva genda utira ibibindi n'ingunguru nta bibindi biri mu busa ufite ati mfite kamwe ye tiriraho tira ibibindi n'ingunguru utira n'ibitango utira n'ibidu mugiti bikira yabikunguru byani wanyu mu byitaje biki nibidomoro ibi mushira ku rubaraza rw'amazu nibyaro toki iki za tanke genda utira amatanke yiwanyu mu mudugudu mazu yazane bayakuzanira uyashire ku murongo usuke mu ruzu mu mudugudu wanyu wabanye neza cyane genda uzana amagunguru yabo arabatira amagunguru aravuze ati nta ngunguru zasigaye muri mudugudu atumva amatangi yose nayazanye none ko byuzuye ubwo byuzuye rero itangazo nta handi wo gusuka icupa rirafunga robine irafunga Imana ikeneye ibibindi biri mu busanga ibyuzuza imigisha yayo Imana ikeneye ibyo bibindi byanyu byabuze icyo byakira ngo ibyuzuze imigisha yayo ariko murafunze apana ubu busa bwanje oya Mana ntungorere ku busa uzanga kurekura ubusa uzasazana ubusa rekura ubwo busa utwo tuntu dukeya Imana ikuzuruza imigisha yayo nuko rero muje mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose ijoro rirakuze burenda gucya ibira yawe ni kwivuga abaroma 13 umurongo wa 10 ijoro rirakuze burenda gucya twiyambura imirimo y'umwijima tugendera mu muco nk'abagendera mu muco imirimo y'umwijima se murayizi twiyambura imirimo y'umwijima buri wakwereka aba bantu mu mwijima ukuntu bari bambaye yari mu mwijima wiyambariye umwijima ikoti pale shati na pantaro hariya byose hariya ukerura kwibera aho ngaho kuko umwijima urakunejeje twiyambura imirimo y'umwijima twambara umuco tugendera mu muco nk'abagendera mu muco igihe cyo gukanguka kirasohoye rwose agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye maze imyaka 33 ndi umwizera maze imyaka 33 ndi muri uyu murimo mbwiriza ubutumwa bwiza ariko agakiza karegereje kuruta igihe maze iyo myaka nizeye tugenda n'ingeso nziza nk'abagendera mu muco tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana ubu hari inzoga ngo zateye z'abadivandisite Satani yarazibatije iwacu turetse kubavana mu itorero abaziziritseho ngo ni karigazoki ni kituga tugiye gushira muri computer abafite ama computer bareba karigazoki dusanga ni ikiyobyabwenge ikintu gikangura ibintu byo mu mubiri ngo byose bigashanyarara ariko dusanga ibiciro igura nibyo bababesha naho kumbe bari kuvanga ibintu bibyara amarangi atukura bakavanga n'ifumbire ya izi Zaire na za NPK 17 bakabivanga bikabora bikabyara imishongi bakagenda bavangamo aya matafari ya ruriba ifu ya ruriba bagakubitamo bagashongesha irangi rigahinduka bagashiramo amasukari noneho bagashiramo n'ibyayi bya mukaru bakabivanga bikabora bikabyara imishongi bagakamura bagashira mu macupa karigazoki noneho kugira ngo bibyare ntuza bagashiramo n'inyama z'ingurube
televiziyo zanyuze bizabyerekanye zo bundi bari kuzica mu Rwanda bati ibi mu bice burundu wasanga baricaye ngo karega zote ngo nakandu kari kutwongera amakanya bugabo ubugabo buvuye muri kazi gazoke n'ubugabo ariko murasetsa reka mbabwire inshuti zanje tudasinda tudasambana niba hari ikintu kizonze itorero n'ubusambana gusambana umubwiriza wasambanye ntabwo agishobora gucaha abantu nukuja kubwiriza akabwiriza ari kureba hasi gusa bizera rero bana b'Imana nukuba maso ibintu bimeze nabi bese imperuka ndiri hafi yemwe kuko ntarareba mu iteraniro ngo atarebana nabo yagenje ate kubwiriza ari kureba hano ati ati Yesu ari hafi yemwe atari hafi ati mumwitegure yemwe ati muramwiteguye ngo mu izina rya Yesu akigendera ikibwiriza akabara kikijije tudasinda tudasambana tutagira ibiganiro bibi ahubwo ni mwambara umwami Yesu muri uyu mwanya ndabasabira kwambara umwami Yesu ngo atubashije kuva mu rupfu tuve mu magufa yumye tuve kuba intumbi tuzamura tuba inteko ziremye inteko zisenga tubahungu n'abakobwa b'Imana bejeje kandi batunganiye kuzaba Imana iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu bangahe basaba Imana kubaha kuzuka muri imiseruka muvemo mbega ibiganza ngo biraba byiza we icyampa bigahinduka byiteka ryose ijuru ribarebe neza uko muzamuye ikiganza ijuru rihindurira amateka yanyu kubwa Yesu umukiza wacu.